Museke Magic TV mbanje kubasuhuza. Nk'uko mubimenyereye rero, uyu ni wa muhungu wanyu Cassien ubasuhuza. Buri munsi nk'uko mubimenyereye mba nabateguriye amateka ku cyamamare cyabayeho. Ngiye kubabwira ku mugabo wabayeho mu kinyejana cya 19 akaza kuyobora mu kinyejana cya 20 Uburusiya. Nta wundi rero bamwita Joseph Vissarionovich Stalin. Reka nze mu kanya twumve amateka yamuranze. Nkwibutsa rero utarakora subscribe kugira ukore subscribe tujye tubana muri ibi biganiro. Kora share, subscribe aribyo bituranga. Ndabakunda cyane kandi mbahaye ikaze ku Museke Magic TV. Joseph Stalin yavukiye muri Georgia mu gace k'ubwami bw'Abarusiya. Avuka ku itariki 18 Ukuboza 1878. Se umubyara yitwaga Bessarion Jungashiri. Akaba yarakundaga agatama cyane, agahora abuza amahoro umuryango we. Nyina umubyara yitwaga Gagaradze. Akaba yari umukozi wo mu rugo akorera amasuku mu baturanyi kugira ngo babone uko babaho. Stalin akaba yaravutse afite amano abiri afatanye ku kirenge cy'ibumoso. Mu mikurire ye yakunze kurwaragurika cyane. Hagati y'imyaka 7 na 12 yaravunitse cyane ku kaboko k'ibumoso bitewe no kugenda ku ndago, bituma agwingira cyane ugereranije n'urundi rungano rwe. Amateka atubwira ko umuryango wa Stalin kera wari ukize cyane, gusa se umubyara bitewe n'ukuntu yari yarishwe n'ibiyobyabwenge ndetse n'agatama, bituma ubucuruzi umuryango we wakoraga buhomba. Mama wa Joseph Stalin byo gukorera abaturanyi kugira ngo babone uko babaho. Mama wa Joseph Stalin yamujyanye mu idini ry'aba-Orthodox b'Abagereki banyuranyaga na se, bituma bata burundu arigendera, abasiga mu gace kitwa Gori kegeranye n'akitwa Tiflis. Ubwo Stalin yari agize imyaka 16 yagiye kwiga mu ishuri rya Tiflis Prucho Seminary riri muri Tiflis. Ryigishaga ururimi rw'Ikirusiya gusa bakibanda ku bijyanye n'imyemerere y'abihaye Imana. Ubwo Stalin yagombaga kuzaba padiri, gusa Stalin akigerayo mu mwaka wa mbere yagaragaje ko atemera ko Imana ibaho. Nta kabuza Joseph Stalin yari amaze kuba umuhakanyi kandi yiga mu ishuri ry'abihaye Imana. Gusa yakundaga gusoma ibitabo birimo n'ibivuga ku Mana. Yaje guhimba umuvugabutangaza mu binyamakuru byo muri Georgia, bituma ahamagarwa kujya kwiga ibijyanye na politiki. Gusa yaje kwirukanwa bitunguranye 1899 nyuma yo gusiba ibizamini. Gusa gusiba ibizamini ntabwo ari byo byatumye bamwirukana, ahubwo ngo nta nubwo yishyuraga amafaranga y'ishuri. Muri icyo gihe Stalin yabonye inyandiko z'umunyapolitiki Vladimir Lenin, bituma zimukurura cyane aza kwiyunga ku ishyaka ry'Abademocratic Labour Party. Aho muri iri shyaka Stalin yagaragaje ubwitange budasanzwe. Ubwo Lenin yaremaga agace yise Bolshevik, Stalin yamwiyunzeho amwereka ko yaba umufatanyabikorwa mwiza kandi uzi ubwenge. Mu mirimo Stalin yakoraga muri Bolshevik harimo gukwirakwiza ibicengezamatwara, gutegura ibitero, gushaka inkunga mu kwiba amabanki atandukanye, gushimuta, kwambura abantu ibyabo akoresheje imitwe y'abarwanyi n'ubwicanyi. Joseph Stalin yakunze gufungwa kubera ibi bikorwa, ariko akaza gucika gereza agahungira ahitwa muri Siberiya. Ubumenyingiro bwe, ubucakura ndetse no kugaragara neza mu bantu agenda nibyo byatumye Lenin amwemerera kwinjira muri Politburo. Aka kanama kashinzwe 1917 kugira ngo kajye gafata kanagenzura ibyemezo mu ihinduramatwara rya Bolshevik. Aka kanama kakaba kari kagizwe n'ibikomerezwa nka Lenin, Zinoviev, Kamenev, Trotsky,
Skronikov ndetse na Brunov. Mu w'igihumbi kimwe magana cyenda na gatandatu Joseph Stalin yashakanye n'umugore we wa mbere. Uwo mugore wa mbere yitwaga Ekaterina Kuto. Gusa nyuma y'umwaka umwe Ekaterina Kuto yaje kwitaba Imana azize icyorezo cya tifusi. Icyorezo cyaterwaga na bacteria yitwa Ricin. Ekaterina Kuto yasigiye Stalin umwana w'umuhungu witwaga Yarov. Yarov yaguye mu ntambara ya kabiri y'isi yose ubwo yajyanwaga mu Budage nk'imbohe, aza no kwicirwayo. Mu w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na rimwe Joseph Stalin yashatse umugore wa kabiri witwaga Arorieva. Yamushatse ubwo yari mu buhungiro muri Siberiya yaracitse gereza. Joseph Stalin yari mu bikomerezwa birindwi byari bigize Politburo, murayibuka, ni nk'ishyaka rya biro politiki. Yari igizwe n'ibikomerezwa byo mu ishyaka rya Bolsheviki. Bari bagamije impinduramatwara yo mu gihumbi kimwe magana cyenda na cumi na karindwi. Muri abo barindwi Joseph Stalin yatowe nk'umunyamabanga mukuru mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na kabiri. Ubwo Vladimir Lenin yari amaze gutabaruka, byahise byorohera Joseph Stalin kugera ku butegetsi bw'Uburusiya. Ku butegetsi bwa Joseph Stalin imvugo ye yari Socialism in one country, bivuze ntiyashakaga ko socialism yagukira mu bindi bihugu. Gusa ntiyabyumvaga kimwe n'abantu benshi barimo nka Trotsky wavugaga ko socialism ikwiye gukwirakwira mu bihugu byose ku isi. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'icyenda Joseph Stalin abuze uko yakwigarurira Adolf Hitler. Afatanyije n'ibihugu by'ibihangange by'i Burayi, yahise yinjira mu bikorwa bidahutaza ubwumvikane n'ishyaka ry'abanazi ryo mu Budage, dore ko ryari ryarigabanijemo ingufu n'ibirindiro mu bihugu byinshi by'i Burayi, binatuma byigarurira Polonye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'icyenda. Gusa ishyaka ry'abanazi ryaje kwica ayo masezerano ku butegetsi bwa Adolf Hitler, bahita batangira kwigarurira Leta Zunze Ubumwe bw'Abasovieti. Uwo yari Adolf Hitler washakaga kwigarurira Joseph Stalin. Kwigarurira Leta Zunze Ubumwe bw'Abasovieti byatangiye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na rimwe, nyuma yo kwigarurira uduce twinshi ndetse n'abaturage benshi mu gitero simusiga yagabye i Moscow ndetse no ku cyicaro cya Stalin ubwe. Joseph Stalin n'abantu be bagerageje kwirwanaho gusa ntibyakunda kuko Hitler mu gihe cya mbere yari akomeye. Stalin ngo yari umugabo wari ukomeye kandi ngo icyo yiyemeje akagishyira mu bikorwa. Yateye Ubudage igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu. Icyo gihe yahise afata umujyi wa Berlin mu Budage. Joseph Stalin ni nawe washyize iherezo mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Joseph Stalin amaze gushyira iherezo mu ntambara ya kabiri y'isi yose, Leta Yunze Ubumwe bw'Abasovieti yari ayoboye yari ije mu bihugu bibiri by'ibihangange ku isi, ni ukuvuga Amerika ndetse na Russia. Joseph Stalin yari ayoboye leta ya gikomunisite ku isi yose ndetse n'ingabo ze zitwaga Red Army. Yahise anakwirakwiza mu bihugu byose yari ashinzwe kugenzura. Ngayo rero amateka yaranze Joseph Stalin. Nkwibutsa wowe utarakora subscribe ku Museke Magic TV kugira ngo ukore subscribe tujye tubana muri ibi biganiro. Abantu benshi bansabye kuzababwira ku magambo amwe aba yaragiye avugwa n'ibyamamare, bararikiye kuzongera gukurikirana ku Museke Magic TV amwe mu magambo aba yaragiye avugwa n'ibikomerezwa runaka. Ibihe byiza.